ubwo aho kugira ngo ajye hanze kumbuka afitemo undi muntu baziranye, yahise ajya kumwirebera bajya kurongorana. Muhamagaye kuri telefone, fone icamo ibura umuntu yitaba. Se umugabo wanjye yagiye. Nahise mpaguruka, bamaze kunkora ka massage ndasohoka ngeze hanze mbura umuntu. Njya mu cyumba cya mbere mbona wapi, icyumba cya kabiri mbona wapi, icyumba cya gatatu narafunguye, mana utuguru badutagaraje, mana we mbega umugabo, ejo bundi twagiye muri sauna we ari nawe wampinzeho ngo tujyane, urumva mana umugabo tugenda nitugeramo ansige mu cyumba barimo barankorera ka massage k'ibirenge mbwira uti ndaje, umugabo agende ajye kurongora undi mukobwa, umukobwa uri aho ntazi. None ubwo si ikintu cyantunguye, wavuze yuko twari tumaze ngira ngo ibyumweru 3 umugabo wanjye nta kabariro dutera. Sasa ejo bundi muri weekend kuwa gatandatu hari mu gitondo, ni n'uwo munsi twagiye muri sauna massage. Uwo munsi mu gitondo bwarakeye, numvaga nkumbuye ikintu bita kuryamana n'umugabo wanjye, sinzi ukuntu nabikubwira, nyine nabyose numva umubiri wanjye ufite irari ry'imibonano. Ndangije nakangutse imbere y'umugabo wanjye, hashize iminota ingahe mbona nawe arakangutse. Ndangije ndamubwira uti sheri, uyu munsi ntago tuvana mu cyumba utankoreye umuti, reka ugomba kundongora, n'ubundi ntago wanzanye hano ngo ntereke nk'ivaze ngo akazi ugomba no kugira ukakirengagiza. Umugabo yaravuze utase sheri ntugakabye, ndavuga uti reka. Ako kanya nahise nyicakira, twari turi mu cyumba, nahise nyicakira ndatangira ndayikarisa bisanzwe ngira ngo ajye muri mudu tugira uko twigenza muri icyo gitondo. Man, uzi kumara ukwezi ubana n'umugabo kandi yarakumenyereje ko byibuze igihe kinini ari icyumweru, byarantonze byatari. Ndagenda nkumbura ibintu pe hahandi numvaga mbikumbuye. Mva mbwira umugabo wanjye uti sheri turi muri weekend, nta kazi mfite nawe nta kazi ufite, ugomba kundongora. Ubwo ko mbivuga niko nari nyifashe mu ntoki, mbona itangiye guhagarara ariko itari gukomera, kwa kundi nyine imaze guhagarara fresh bikomeye. Umugabo wanjye ndamubwira sheri kuko ufite ikihe kibazo, basi nabwira defo mfite runaka naba ntazi iri gutuma udashyukwa, utajya muri mudu, utangirira santima ngerageze nyihindura. Nari ukuntu nyine iyo umuntu atakwitayeho utangira kwikeka amabinga kandi nta nayo ufite. Umugabo uzi ukuntu yarambwitse rero sheri reka nkwereke, turi muri weekend, nyemerera twikoze muri sauna na massage, byibuze umuntu kandi umugongo bamumeze neza. Uyu munsi nituva hariya, uyu munsi ngomba kukurongora, uti na stress ziraba zashize kandi urabizi iyo nakoresheje ka massage ukuntu mba meze neza. Urumva ibyo byararangiye, umva ndihangana, ndavuga uti kapfe kwihangana kanjye muri douche, ariko nituvayo nta kintu uri bumbwire. Ikintu cyabaye, twaritunganyije twambara utwenda twa siporo tujya muri sauna massage hano i Remera. Urumva twaragiye tubanza guca muri sauna, man turi kumwe nka couple nyine, harimo n'andi makouple va bose wese ari mu bye. Hashize akanya nk'isaha imwe tuvamo, turavuga uti reka no tugenda tujya gukoresha ka massage. Twagiye mu cyumba kimwe, mugiye ndi kuruhuka ndareka umugabo wanjye barabanza baramukorera, umva baramumasa umubiri wose, icyo bakoze pe yarakeneye ka massage. Bamaze kumumasa umubiri wose, njyewe nibwo bagiye bankorera. Ubwo nanjye yari umugore barimo kudukorera, ndamubwira uti rero nanjye nkeneye umase ibirenge cyane, umva uriya massage y'ibirenge iranturisha, ituma numva meze neza, nyine ifite ukuntu ikorana n'ubwonko ukumva rwose umeze neza. Nabwiye umugore uti njyewe niyo nshaka ko unkorera. Ubwo umugore yarambwiye uti nta kibazo. Umugore atangira kunkorera ka massage, aramasa. Umugabo wanjye araje yambwiye uti sheri ndaje ngiye hanze gatoya, ngiye kuvugana nawe kuri telefone ndahita ngaruka. Ndamubwira uti nta kibazo. Umugabo yarasohotse ajya hanze. Ubwo aho kugira ngo ajye hanze kumbuka afitemo undi muntu baziranye, yahise ajya kumwirebera bajya kurongorana. Bankoreye bankorera massage ifata nk'iminota 25. Barandangiriza. Se umugabo wanjye yagiye hehe? Muhamagaye kuri telefone, fone icamo ibura umuntu yitaba. Se umugabo wanjye yagiye. Ubwo byanyanze mu nda, numvise ndambiwe, ndavuga uti reka njye hanze. Nahise mpaguruka, bamaze kunkora ka massage ndasohoka ngeze hanze mbura umuntu ndazenguruka mbura umuntu. Sasa ntangira kugenda ndunguruka mu byumba bimwe na bimwe mbona bisa nkaho bitarimo abantu. Njya mu cyumba cya mbere mbona wapi,
icyumba cya kabiri mbona wate, icyumba cya gatatu narafunguye, bari barimo barasambaniramo ariko ntabwo ari umugabo wanjye, n'undi musore wari uri kumwe n'umukobwa bari kurongorana gutya bafatanye bari ku buriri. Narafunguye nkibakubita amaso ndumirwa mpita nikanga nsubira inyuma, bakimbona nabo bahise bikanga bahita baza bafunga rwa rugi. Mari numva ndatunguwe, ndavuga uti aba bantu bari gusambaniramo hano barumva bimeze bite. Nafunguye umuryango wa 4 nsanga nta bantu barimo. Umuryango wa 5 ari umuryango wari wegetse, naragiye nsoni ku rugi, mara utuguru badutagaraje, umva bari muri piku. Nkinjira nsanga n'umugabo wanjye kuko yari hejuru y'umukobwa ntiyambonye. Ubwo umukobwa nawe wakambonye kuko ari we wari uri hasi, yari asinziriye akunda umugore aba yaryohewe wari muri iki n'ibiki, ntabwo yarebaga. Aho umugore yashize akanya aho yarebeye yarambonye arikanga, akikanga umugabo yahise yikanga areba icyo umugore abonye asanga mpagazaho. Umugabo yaratunguwe abayikuyemo vuba banakoreyeho, abayikuyemo barambaye. Naramurebye nanze kumuteza uwo mugore, nasohotse agahinda kanyishe numva mana yanjye nenda guturika. Njya muri cya cyumba nakoreragamo nsanga umugore wankoreraga yagiye, ndamubaririza barambwira ngo ahise agenda. Ubwo birancanga, ubwo umuntu wansubije ngo ahise agenda yari umutipe wari aho hafi, arambwira uti uriya mugore yitwa Mariceline ahise agenda, umugabo waramuhamagaye ngo aramushaka byihutirwa. Ndamubwira uti twari tutaramwishyura, arambwira uti nyine mwe mutaramwishyura yabitubwiye ubwo urayampa. Uwo musore mwiza rwose w'ibogari, nahise mubwira uti ahubwo se ko nashakaga gukoresha umugongo byakunda. Arambwira uti nta kibazo, nyine ubwo urayongera ku byo mwari mwavuganye. Mani twaragiye anjyana muri cya cyumba nari ndimo na Mariceline, ndambwira uti hoya njyana mu kindi cyumba kitari iki ngiki. Arambwira uti yego ko dufite ibyumba byinshi rwose nta kibazo. Umujama yanjyanye mu kindi cyumba cyiza byatari. Umutipe arangije arambwira uti ryama kuramo umupira kwa kundi mu masomagongo. Nararyamye, umutipe aratangira aramasa ariko urumva mfite agahinda, numva ntazi ukuntu meze. Umuhungu aramasa bigeze hagati numva rwose kubera agahinda nari mfite, numva kwihangana biranze, umujinya uranyishe. Ndibaza ikintu cyanambabaje, nibajije ukuntu mu gitondo umugabo wanjye yanyimye akanga yuko turyamana, nkasanga ari kurongora undi mukobwa yanafatishije byatari afite imbaraga. Naravuze uti byanga byakunda uriya mugabo wanjye ntago akinkunda, nta santima akimfitiye, ahubwo cyiza nanjye nakirwanaho. Nabajije uwo musore ari kunkorera ndamaze uti se we witwa nde? Arambwira uti nitwa Peter. Ndangije ndamubaza uti se Peter ubwo arimo kumasa nyine kumwe ashobora kuba ari kuganira n'umuntu ariko mfite agahinda numva umutima wenda guturika. Ndamubaza uti se Peter ahari ahangaha niba urashaka kwikorera ibintu wenda urugero nkaho uri kunkorera massage tugashaka kurya akantu biremewe? Arambwira uti hoya ntabwo biba byemewe ariko twanabishatse twakarya nta birenze, urumva? Ndangije ndambwira uti none se Peter ko numva ameze nabi, naheruka kugira n'umugabo wanjye nyine nta kintu giheruka gukorwa, uriya byakunda kunsayidira byasaba iki? Umva uko nkubwiye naciye ku ruhande niko namubwiye, kubera yuko nararebye mbona byanga byakunda umugabo wanjye ari kurongora umukobwa wundi. Nitunagera mu rugo yirangirije nta santima araba mfitiye, cyane ko na mbere yuko aryamana n'uwo mukobwa nta santima yari amfitiye. Nese mvuga utanga umushyo kuranyishe ngiye kwirwanaho kamambaye. Noze Peter arambwira uti wowe utowe ushaka yuko turyamana wowe nanjye? Uti rwose umva nta kintu na kimwe bisaba uretse kuba tubishaka. Ubwo ukuntu byagenze Peter naramubwiye uti wafunze? Arambwira uti yego nafunze. Uwo mwanya nahise mpaguruka mpita mfungura isutiye nyine ntabwo nari nayikuyemo, yari yayimfunguriye inyuma kugira ngo abone uko amasa umugongo ariko ntiyambaye, nahise nyikuramo. Uwo mwanya mpita mufata ndamuhobera, umutipe rwose uri romantike nawe ntabyo gutinzamo, twahise dusomana. Umva turasomana noneho niba ari ukubera kwihimura nabikoranaga inzara mbikorana peti. Ebye kuri telefone nsanga umugabo wanjye ari kumpamagara, navuga uti nanjye batarandongora byibuze ngo ndangize amatora 2 nanjye sindi bumwitabe. Ako narababaye njye numvisha ari agasuzuguro, nyine baze kugira ngo umugabo wawe aba amaze ibyumweru 3 akwima, finally ku munota wanjye musange aryamanye n'umuntu uri aho ukora massage. Narumiwe nyine.
ubwo muri ako kanya uwo musore wari kumasa twarasomanye turasomana, numva mufitiye santima, mufitiye irari ritabaho man, numva mfite irari, kumbe ni umujinya wankoreshaga, mfite irari byahatari. Hashize akanya Peter amukuramo imyenda, naje kumukuramo imyenda nyine namukuyemo ipantaro, asigarana akabogisa nako mpita nkamanura, asigara yambaye ubusa buri wumve ngo ninjye wikoreraga kubera yuko ari njye wari ubabaye cyane. Peter maze kumukuramo imyenda yagize atya nawe ankuramo agatiningi nari nambaye ka siporo, akuramo na suve, ubundi arangije arambwira uti garama hano man. Mutipe yaraje ankorera umuti, yarandongoye yarandongoye, kandi niba ari uko kari akibano, niba ari uko nari mfite umujinya, twakoze turi ryoshye byatari iryoshye kuri telefone. nkabona umugabo wanjye arimo kumpamagara, arampamagara ndamwihorera. Umutipe yankoreye umuti ndaryoherwa, ndasara, ndaririmba. Hashize akanya birangiye, nyihaguruka ntera intambwe ebyiri nakubitanye n'umugabo, byatumbaga nyenda guturika. Narambwiye uti dutahe, nta rindi jambo navuganye nawe. Umugabo yarakaye, twaragiye tugeze mu rugo, arambwira uti ngambwira ibintu wakoze gute, ifata ukanca inyuma ukaryamana n'umusore ukora massage. Nambwira uti wowe uvuye kurongorana nawe ninde? Arambwira uti namba nanjye undi umugabo, basi byibuze nabikora kubw'impamvu runaka, wowe ko ntacyo wabuze. Umva, ubwo nanjye nabambwira uti igihe umaze utandongora gute finally igihe uboneye akabaraga uryamana n'undi muntu. Nahise mbona ko abagabo bikunda shaho, abagabo barikunda, cyumve ngo nta gahunda n'iyi n'imwe nari mfite yo kumuca inyuma habe. Ariko nkimara kujya mu cyumba kindi nkasanga ari kurongora umukobwa, nyuma yo kumurongora hakiyongeraho kuba mu gitondo yari yanyimye, numvaga nababaye byataje. Ubwo umugabo yaraje nyine arambwira uti biriya ni agasuzuguro, genda ndashwana nawe, nagumana n'umugore unca inyuma. Umva yavuze ibintu byinshi, ndavuga uti cyokoze urikunda pe. Mva narumiwe, shana uko byagenze nyine, ariko ntawe reka ibya divorce se ubwo urumva yabikomeza, gusa nabikomeje twabikora, kubera yuko n'ubundi nanjye kubana n'umugabo utandongora byo bimaze iki. Ariko nanjye natanga impamvu zifatika, niyo muntu wa mbere nafashe ariko bikora. Kandi ikindi yari mana ni story ndende, yari yambwiye ko ari bubinkorere tukiva aho ngaho, nguko nkumbuye naho ahubwo yifitiye abandi bana ku ruhande yirongorera agataha ananiwe, njyewe simenye ngo biravahe bikajyahe. Byakugora kunyumvisha ukuntu abagabo bose atari indaya ngendeye ku bintu umugabo wanjye yankoreye. Mana we, mbega umugabo, ejo bundi twagiye muri sauna we ari nawe wampinzeho ngo tujyane, urumva man, umugabo tugenda nitugeramo ansige mu cyumba barimo barankorera ka massage k'ibirenge, mbwira uti ndaje. Umugabo agende ajye kurongora undi umukobwa uri aho ntazi. None ubwo si ikintu cyantongoye, wavuze yuko twari tumaze ngira ngo ibyumweru 3 umugabo wanjye nta kabariro dutera. Umva tudaheruka kuryamana, ahora atambwira ngo ndananiwe, mani namukarisa nikeguke ngo ameze nabi ngarananiwe kandi afite stress, cyokoze byo ndabizi, ntabwo umugabo wanjye kajya keguka. Ariko ibaze kumara ibyumweru 3 utarongora umugore wawe, finally nkagufata uryamanye, mani n'indayiraho yababa wesha, mani cyozo umugabo wanjye yarambabaje. Umva yarambabaje, maze rero nyuma nanjye batajya kwishakira agasore k'ibogari karanyirongorera, dore ko nari maze iminsi nifite n'umushyokwe, ubuza amaze kubibona. Umva yarasaze, cyahoze baranikunda, yarasaze. Umva ngo nagasuzuguro, mani urebye ibintu byabaye. Ibaza umugabo udatinya kuguca inyuma ahantu nawe ubwawe uri, ibaza ahantu uri nyine. Ngewe ubundi ejo bundi muri weekend yashize, mani ndabyibuka uwo munsi hari hashize ibyumweru 3 byenda kuzura ukwezi ntaryamana n'umugabo wanjye. Umva ego mani, ntamwenjejeho akwagiye umbabarira, ukunzi neza ivi, ukunzi sibyo, nagira umushyuka kuko nkatinya gusaba umugabo wanjye, nagira umushyuka nkatinya kuyifata nkayikariza ngira ngo ndebe ko yabyuka tukabikora. Reka ibyo ntago nabitinya, njye ntago njya niyima, niba numva nshatse ibintu agomba kundongora uko byagenda kose. Ariko ibi byumweru 3 bishize umugabo wanjye twerwaga kuryamana ryarise mu kwezi kwashize. Noneho urumva habanje gushira ibyumweru 2 bitagenda, mbona atansaba, atagira uti ndamubaza sesheri byagenze bite, maze iminsi mbona nta santima ufite. Umugabo uti ni stress, gusa afite stress ibyo z'akazi ndabizi ko
umva ntago gapfa kweguka, mva kumworohera arambwira uti ni stress, ariko ngeze aho mbona niba ari stress niba ari ugutangirira santima sinzi ibyo ari byo, kandi nkiyitaho nka kwa kundi kwa mbere. Sasa ejo bundi muri weekend kuwa gatandatu hari mu gitondo, ni n'uwo munsi twagiye muri sauna massage. Uwo munsi mu gitondo bwarakeye numvaga nkumbuye ikintu bita kuryamana n'umugabo wanjye, sinzi ukuntu nabikubwira, nyine nabyutse numva umubiri wanjye ufite irari ry'imibonano. Ndangije nakangutse imbere y'umugabo wanjye, hashize iminota ingahe mbona nawe arakangutse. Ndangije ndamubwira uti sheri, uyu munsi ntago tuvana mu cyumba utankoreye umuti, reka ugomba kundongora, n'ubundi ntago wanzanye hano ngo ntereke nk'ivaze ngo akazi ugomba no kugira ukakirengagiza. Umugabo yaravuze utase sheri ntugakabye, ndavuga uti reka. Ako kanya nahise nyicakira, twari turi mu cyumba, nahise nyicakira ndatangira ndayikarisa bisanzwe ngira ngo ajye muri mudu tugire uko twigenza muri icyo gitondo. Man, uzi kumara ukwezi ukwezi ubana n'umugabo kandi yarakumenyereje ko byibuze igihe kinini ari icyumweru, byarantonze byatari. Ndagenda nkumbura ibintu pe hahandi numvaga mbikumbuye. Mva mbwira umugabo wanjye uti sheri turi muri weekend, nta kazi mfite nawe nta kazi ufite, ugomba kundongora. Ubwo ko mbivuga niko nari nyifashe mu ntoki, mbona itangiye guhagarara ariko itari gukomera kwa kundi nyine imaze guhagarara fresh bikomeye. Umugabo wanjye ndamubwira sheri kuko ufite ikihe kibazo, basi mbwira defo mfite runaka naba ntazi iri gutuma udashyukwa, utajya muri mudu, utangirira santima. Ngerageze nyihindura, nari ukuntu nyine iyo umuntu atakwitayeho utangira kwikeka amabinga kandi ntanayo ufite. Umugabo uzi ukuntu yambwiye rero sheri kankwereke turi muri weekend, nyemerera twikoze muri sauna na massage, byibuze umuntu kandi umugongo bamumeze neza. Uyu munsi nituva hariya, uyu munsi ngomba kukurongora, uti na stress ziraba zashize, kandi urabizi iyo nakoresheje ka massage ukuntu mba meze neza. Urumva man, nari nzi yuko umugabo wanjye atanca inyuma bibaho, nari nzi yuko umugabo wanjye adashobora kunca inyuma kuko ni wa muntu mani nakoreraga buri kimwe cyose ariko umva cyose. Umugabo umva arambwira uti we mugore wanjye, nanjye ndagukumbuye pe, ibyumweru 3 bishize ni byinshi, ariko nyemerera twikoze muri ka sauna, byibuze imyanda mu mubiri isohoke, tujye no muri massage batuma se umugongo amaguru ahantu hose, kugira ngo mve yo ndi tayari, ubundi nze ngukome noneho uyu munsi ndakuriza uransaba imbabazi. Nuko yambwiye, aranyibutsa utibuka wa munsi, hari umunsi twigeze gukora ibintu, umugabo wanjye nimba yari yanyweye yiherikeri mani, namusabye imbabazi, musabe imbabazi, ndapfukama ndamubwira ndakwingenze niba unkunda mundekeye aho. Yari yankomye, nabikubwira gute, yari yankomye mani, kiri kokera cyatse umuriro kandi ibona nta gahunda afite. Umva harashize nk'amasaha 2 atananirwa, imbere yanyweye ibiki, namusabye imbabazi ndamwinginga, no uziko yari kwishyiramo nkarira, nari ndi kubabara cyatse umutuku kandi shara ahantu nimba ari ahantu horoha. Icyo gihe namusabye imbabazi ndamwinginga, ndapfukama ndavuga sheri ndakwinginze niba unkunda rekeraho ngaho kundongora. Ubwo yarabinyibukije ubundi kwa gatandatu arambwira uti urabyibuka wa munsi ukuntu ansabye imbabazi, uti nibyo umunsi ndi ugukorere. Nkurikije umunsi w'uko nari mbyutse mfite, naravuze uti nashimye Imana unkoreye nka bya bindi. Ibyo byararangiye, umva ndihangana, ndavuga uti kapfe kwihangana kanjye muri dushe, ariko nituvayo nta kintu uri bumbwire. Arambwira utumva ninjye nawe igihe gishize ni kinini, ubona ko hari ukuntu umuntu afite stress, afite n'umunaniro, bigatuma igikorwa cyo gutera akabariro nyine kitagenda neza. Ikintu cyabaye, twaritunganyije twambara utwenda twa siporo, tujya muri sauna massage hano i Remera. Urumva mani heza byatari, ni nta nakunda gukorera. Ubwa mbere yarahajyanye arambwira ati no nkunda gukorera, haba hari isuku, haba hari abantu basobanutse, nta kibazo. Urumva twaragiye rwose nishimye, numva meze neza, mvuga uti ubwo ari weekend kandi umugabo wanjye anyemereye ko uyu munsi turahatwika tugakora ibintu nyine agakuramo isheke iwana. Umva nagiye nishimye, numva nta kibazo. Twaragiye tubanza guca muri sauna mani, turi kumwe nka couple nyine, harimo n'andi makouple bose wese ari mu bye. Hashize akanya nk'isaha imwe tuvamo
turavuga uti reka noneho tugenda tujya gukoresha ka massage. Twagiye mu cyumba kimwe, ntabwo twese tujya mu byumba bitandukanye, twagiye mu cyumba kimwe. Mu gihe ndi kuruhuka ndareka umugabo wanjye barabanza baramukorera, umva baramumasa umubiri wose. Icyo yakoze pe yari akeneye ka massage. Bamaze kumumasa umubiri wose, njyewe nibwo bagiye bankorera. Ubwo nanjye yari umugore barimo kudukorera, ndamubwira uti rero nanjye nkeneye umase ibirenge cyane cyane. Umva uriya massage y'ibirenge iranturisha, ituma numva ameze neza, nyine ifite ukuntu ikorana n'ubwonko ukumva rwose umeze neza. Nabwiye umugore uti njyewe niyo nshaka ko unkorera. Ubwo umugore yarambwiye uti nta kibazo. Umugore atangira kunkorera ka massage. Noneho njyewe nta nubwo nari nzi yuko muri ziriya nzu bakoreramo imibonano. Reka mani ni nko muri rogi gutya, nk'uko uzi muri rogi nyine ibyumba byabo bisambaniramo. Mani naratunguwe. Umve ngo ubwo icyo gihe uwo mukobwa yaramaseje, aramasa. Umugabo wanjye yaje yambwiye uti sheri ndaje hanze, ngiye hanze gatoya, ngiye kuvugana nawe kuri telefone ndahita ngaruka. Ndamubwira uti nta kibazo. Umugabo yarasohotse ajya hanze. Ubwo aho kugira ngo ajye hanze kumva afitemo undi muntu baziranye, yahise ajya kumwirebera bajya kurongorana. Bankoreye massage ifata nk'iminota 25. Barandangiriza. Se umugabo wanjye yagiye hehe? Muhamagaye kuri telefone, fone icamo ibura umuntu yitaba. Se umugabo wanjye yagiye. Ubwo byanyanze mu nda, numvise ndambiwe, ndavuga uti reka njye hanze. Nahise mpaguruka, bamaze kunkora ka massage ndasohoka, ngeze hanze mbura umuntu ndazenguruka mbura umuntu. Sasa ntangira kugenda ndunguruka mu byumba bimwe na bimwe, mbona bisa nkaho bitarimo abantu. Njya mu cyumba cya mbere mbona wapi, icyumba cya kabiri mbona wapi, icyumba cya gatatu narafunguye, bari barimo barasambaniramo, ariko ntabwo ari umugabo wanjye, n'undi musore wari uri kumwe n'umukobwa bari kurongorana gutya bafatanye bari ku buriri. Narafunguye nkibakubita amaso ndumirwa, mpita nikanga nsubira inyuma. Bakimbona nabo bahise bikanga, bahita baza bafunga rwa rugi. Mari numva ndatunguwe, ndavuga uti aba bantu bari gusambaniramo hano barumva bimeze bite? Ubwo ugutse kwibaza ibyo bintu, hari umuntu wanciyeho umutipe nyine ukoramo ibintu bya serivisi mo hariya. Ndaje ndamuzi uti se hano byemewe gusambaniramo? Arambwira uti sha ntabwo biba byemewe urebye, ariko ntundi murimo muri babiri nka hano mu byumba bya massage, mushaka mwabikora ntitubimenye, mushaka ntimwabikora, nta birenze, biterwa n'uko mumeze. Yego mana, numva babikoreramo. Ubwo naravuze uti se umugabo wanjye ari he? Ariko nkumva uko biri kose ntabwo yaba yagiye kunca inyuma. Nafunguye umuryango wa 4 nsanga nta bantu barimo. Umuryango wa 5 ari umuryango wari wegitseho, naragiye nsunika urugi, nyisunika urugi nsanga umujama ari hejuru y'umubebe. Mana utuguru badutagaraje, umva bari muri piku. Nkinjira nsanga n'umugabo wanjye. Ndavuga uti ariko se koko mana umugabo wanjye ubwo we kuko yari yunamye, ntabwo kuko yari ari hejuru y'umukobwa ntiyambonye. Noneho icyumba bari barimo cyari kirimo n'ibiziki. Ubwo umukobwa nawe wakambonye kuko ariwe wari uri hasi, yari asinziriye akunda umugore aba yaryohewe ari muri imiti n'ibiki, ntabwo yarebaga. Aho umugore yashize akanya aho yarebeye, yarambonye arikanga. Akikanga umugabo yahise yikanga areba icyo umugore abonye, asanga mpagazaho. Umugabo yaratunguwe, abayikuyemo vuba banakoreyeho, abayikuyemo barambaye. Naramurebye ndavuga uti okay, mwabitangiye reka mubikore nta kibazo mubirangize, reka ngende bajye kumasa umugongo, gusa ndumva ntameze neza, ndi turabiganira nyuma. Nanze kumuteza uwo mugore. Nasohotse agahinda kanyishe, numva mana yanjye nenda guturika. Njya muri cya cyumba nakoreragamo, nsanga umugore wankoreraga yagiye. Ndamubaririza barambwira ngo ahise agenda. Ubwo birancanga, ubwo umuntu wansubije ngo ahise agenda yari umutipe wari aho hafi. Arambwira uti uriya mugore yitwa Mariceline ahise agenda, umugabo waramuhamagaye ngo aramushaka byihutirwa. Ndamubwira uti twari tutaramwishyura. Arambwira uti nyine mwari mutaramwishyura yabitubwiye, ubwo urayampa. Uwo musore mwiza rwose w'ibogari. Nahise mubwira uti ahubwo se ko nashakaga gukoresha umugongo byakunda? Arambwira uti nta kibazo, nyine ubwo urayongera ku byo mwari mwavuganye. Mani twaragiye, anjyana muri cya cyumba nari ndimo na Mariceline. Ndambwira uti hoya njyana mu kindi cyumba kitari iki ngiki. Arambwira uti yego ko hano dufite ibyumba byinshi rwose nta kibazo. Umujama yanjyanye mu kindi cyumba cyiza pe, cyiza byatari. Umutipe arangije
arambwira ati ryama kuramo umupira kwa kundi mu masomogongo. Nararyamye, umutipe aratangira aramasa ariko urumva mfite agahinda, numva ntazi ukuntu umeze. Umuhungu aramasa bigeze hagati numva rwose kubera agahinda nari mfite, numva kwihangana biranze, umujinya uranyishe. Ndibaza ikintu cyanambabaje, nibajije ukuntu mu gitondo umugabo wanjye yanyimye akanga yuko turyamana, nkasanga ari kurongora undi mukobwa yanafatishije byatari afite imbaraga. Naravuze uti byanga byakunda uriya mugabo wanjye ntago akinkunda, nta santima akimfitiye, ahubwo icyiza nanjye nakirwanaho. Nabajije uwo musore ari kunkorera, ndamaze uti se we witwa nde? Arambwira uti nitwa Peter. Ndangije ndamubaza uti se Peter ubwo arimo kumasa nyine kumwe ashobora kuba ari kuganira n'umuntu ariko mfite agahinda, numva umutima wenda guturika. Ndamubaza uti se Peter, harya ahangaha niba urashaka kwikorera ibintu wenda urugero nkawe uri kunkorera massage tugashaka kurya akantu biremewe? Arambwira uti hoya ntabwo biba byemewe, ariko twanabishatse twakarya nta birenze, urumva? Ndangije ndambwira uti none se Peter ko numva ameze nabi, naheruka kugira n'umugabo wanjye nyine nta kintu giheruka gukorwa, buriya byakunda ko nsayidira, byasaba iki? Umva uko nkubwiye naciye ku ruhande niko namubwiye, kubera yuko nararebye mbona byanga byakunda umugabo wanjye ari kurongora umukobwa wundi. Nitunagera mu rugo yirangirije, nta santima araba mfitiye, cyane ko na mbere yuko aryamana n'uwo mukobwa nta santima yari amfitiye. Nahise mvuga utanga umushyo kuranyishe, ngiye kwirwanaho kamambaye. Noze Peter arambwira uti wowe ushaka yuko turyamana wowe nanjye? Uti rwose umva nta kintu na kimwe bisaba uretse kuba tubishaka, kuko uri mwiza, nta n'undi mugabo utakwifuza nkanswe njyewe gafifura hose uko nakwirengeshwa. Nese mubwira uti harya washyizemo urufunguzo? Arambwira uti yego narushyizemo. Umva kubera agahinda n'umujinya, buriya umujinya ni mubi, niho nahise mfatira icyemezo cy'uko igihe urakaye biba byiza kutagira ikintu ukora na kimwe, ahubwo tuzi umujinya ukagushiramo. Kuko narahubutse byarangiye niryamanye n'uwo musore, ariko yankoreye umuti neza, umva ndakora mbega Peter yewe Peter we mana yanjye. Nta kintu gishimisha rero nk'icyo ngicyo, kubona umugabo wawe asigaye akwiryaho atakigufitiye santima, mumaze ukwezi mutaryamana, ukanamufata yaguciye inyuma, wagira icyo wabigerageza ugasanga uwo muhuye yaranamurenze. Umva nta cyiza nkacyo. Ubwo ukuntu byagenze Peter naramubwiye uti wafunze? Arambwira uti yego nafunze. Uwo mwanya nahise mpaguruka mpita mfungura isutiye nyine ntabwo nari nayikuyemo, yari yayimfunguriye inyuma kugira ngo abone uko amasa umugongo ariko ntiyambaye, nahise nyikuramo. Uwo mwanya mpita mufata ndamuhobera, umutipe rwose uri romantike nawe ntabyo gutinzamo, twahise dusomana. Umva turasomana noneho niba ari ukubera kwihimura nabikoranaga inzara, mbikorana peti. Narebye kuri telefone nsanga umugabo wanjye ari kumpamagara, ndavuga uti nanjye batarandongora byibuze ngo ndangize amatora 2 nanjye sindi bumwitabe. Ako narababaye, njye numvisha ari agasuzuguro, nyine baze kugira ngo umugabo wawe aba amaze ibyumweru 3 akwima, finally ku munota wanjye musange aryamanye n'umuntu uraho ukora massage. Narumiwe nyine. Ubwo muri ako kanya uwo musore wari kumasa twarasomanye, turasomana, numva mufitiye santima, mufitiye irari ritabaho. Man, numva mfite irari, kumbe n'umujinya wankoreshaga, mfite irari byahatari. Uwo mwanya umutipe twarasomanye atangira kunkora ku mabere, cyane ko yanakuyemo isotiye, atangira kunkora ku mabere. Njyewe n'inzara nyinshi nari mfite, mitamanuritse ikiganza mbamukoze ku bintu nyine, numva yatangiye no kweguka. Man, numva mfite n'ikintu nyine kimeze neza, wumva ko biri nyine gifatika. Narishimye, ndibubwira ngo Peter yankuyemo akababaro kose nari mfite, kubera yuko yaranshimishije kurenza nuko umugabo wanjye ajya binkorera iyo ameze neza. Peter yarandongoye ndishima, kuko moya twarabaje nyine dukora karese, turakarisanya. Hashize akanya Peter amukuramo imyenda, naje kumukuramo imyenda nyine namukuyemo ipantaro, asigarana akabokisa nako mbita nkamanura, asigara yambaye ubusa buri. Umve ngo ninjye wikoreraga kubera yuko ninjye wari ubabaye cyane. Peter maze kumukuramo imyenda yagize atya nawe ankuramo agatiriningi nari nambaye ka siporo, akuramo na suve,
undi arangije arambwira ati garama hano mani umutipe yaraje ankorera umuti yarandongoye yarandongoye kandi niba ari uko kari akibano niba ari uko nari mfite umujinya twakoze itori ryoshye byatari iryoshye kuri telefone nkabona umugabo wanjye arimo kumpamagara arampamagara ndamwihorera kera kabaye wavuze yuko umujama yagize arankoma arandongora ndaryoherwa noneho mvuze induru ijwi riragenda rirarenga ku buryo umuntu uri hanze yanyumvaga sasa ariko umugabo wanjye aze ari kunshaka yambuze ahagarare kuri cya cyumba nari ndimo nawe ahashinga agatebe arahaguma umutipe yankoreye umuti ndaryoherwa ndasara ndaririmba hashize akanya birangiye nishyuye serivisi murengerezaho n'akabyeri maje kwishyura nyihaguruka ntera intambwe ebyiri nakubitanye n'umugabo byatumbaga nyenda guturika narambwiye uti dutahe nta rindi jambo navuganye nawe umugabo yarakaye twaragiye tugeze mu rugo arambwira uti nkambwira ibintu wakoze gute ifata ukanca inyuma ukaryamana n'umusore ukora massage nambwira uti uwo uvuye kurongorana nawe ninde arambwira uti namba nanjye undi umugabo basi byibuze nabikora kubw'impamvu runaka wowe ko ntacyo wabuze umva ubwo nanjye nabambwira uti igihe umaze utandongora gute finally igihe uboneye akabaraga uryamana n'undi muntu nahise mbona ko abagabo bikunda shaho abagabo barikunda byumve ngo nta gahunda n'iyi n'imwe nari mfitira kumuca inyuma habe ariko nkimara kujya mu cyumba kindi nkasanga ari kurongora umukobwa nyuma yo kumurongora hakiyongeraho kuba mu gitondo yari yanyimye numvaga nababaye byatari ubwo umugabo yaraje nyine arambwira uti biriya ni agasuzuguro genda ndashwana nawe nagumana n'umugore unca inyuma umva yavuze ibintu byinshi ndavuga uti cyokoze urikunda pe mva narumiwe shana uko byagenze nyine ariko ntawe reka ibya divorce se ubwo urumva yabikomeza gusa nabikomeje twabikora kubera yuko n'ubundi nanjye kubana n'umugabo utandongora byo bimaze iki ariko nanjye natanga impamvu zifatika niwe muntu wa mbere nafashe ari kubikora kandi ikindi yari ego mana ni story ndende yari yambwiye ko ari bubinkorere tukiva aho ngaho nguko nkumbuye naho ahubwo yifitiye abandi bana ku ruhande yirongorera agataha ananiwe njyewe simenye ngo birava he bikajya he